Ya amazina yanjye nitwa Djariru cyangwa se Byose. Mu busanzwe tu njye nkunda imyenda. Mbwira man. Mbwira man. Urakatinga nari uri kumwe n'umuplaga tu nakagohereza nta kibazo kabisa. Ni muri ubwo buryo. Ya kindi imyenda nibyo n'ubuzima bwanjye tu kuva kera. Welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Djariru. Mfite umutumirwa bamwita bro. Yo salama se. Fresh. Twibwire bro. Ya amazina yanjye nitwa Djariru cyangwa se Byose. Okay. Ya uyu ni umutumirwa tugiye kubana uyu munsi. Mwamwumvishe bamwita Djariru cyangwa Byose. Ku bantu mutamuzi cyangwa se ku basanzwe bamuzi ni umunyacyangwe nk'uko mubibona. Twamusuye uyu munsi kuri shop. Ni umuntu ukora ibintu biri fashionable, so tugiye kuganira mfite utubazo ngiye kumubaza kubera ko ni ibintu amaze kugira nkaho ari umwuga. So Djariru man, feeling free get umve ko naribi ninkubaza ikibazo udafite igisubizo man, wemere kumbwira ngo nta gisubizo mfite. Urumva? Naribi kabisa. Kandi ikindi ninkubaza ikibazo ntago dufite ikibazo cy'amasaha, unsubize bro uko ubyumva man. Mu gutangira sasa bro, ngiye kukubaza ikibazo kivuga ngo ni gute wamenye ko fashion cyangwa se gucuruza imideri man, imyenda ari ibyawe man? Kuko tunyura buri muntu ajya kumenya kariyeri yaranyuze mu bintu byinshi. Urabona ntago just wakuze wenda utangiye gukorera amafaranga ya myaka tugezemo 23 gutyo ngo ituvuga nyine ngo giye mu myenda tubyanze bikunze, hari ibindi waragiyemo. Ariko ni gute wamenye ko fashion ari cyo kintu cyawe? Ya urakoze rafyango. Ya njyewe kunamenye ko ari cyo kintu cyanjye. So nge byahereye mu bantu kwa byahereye mu bantu. So uko nge byatangiye ndi high school nibwo natangiye gucuruza imyenda cyangwa se kwambika abantu muri rusange. Ya nyine urabona twese kugira ngo umuntu ajye kumenya kariyeri ye umurongo agomba gukurikira muri life, unyura mu bintu byinshi tu, unyura mu bintu byinshi. Utangira wenda akenshi utangira ubikora we wambara wenyine, abantu bagakunda uburyo wambara. ya ni gutyo. Hari na style yabagaho kera yo kubona wambaye umwenda mwiza ngahita nkubaza ngo nangahe, ugahita umbwira ngo niba ari iryo koti wenda kambwira ni griffe urayibona, niba bayikunze urama 20 cyangwa se urama 25. None ukajya usanga buri gihe sometimes wisanga nta imyenda ufite, kandi buri munsi uba wagerageje kugura imyenda ariko ugasanga ukuyigura na kuyigurisha biza kugeraho bikaza kurangira usanze ari career. Hanyuma ni iki nyine cyatumye ubundi ukunda fashion? Wabikuye ukunda kwambara neza kugeza ubwo abantu batumye ubigira akazi? Mu busanzwe tu nkunda imyenda. Nkunda imyenda kabisa. Ku bantu banzi abantu bazi ko imyenda cyari ibyo bintu byanjye tu. Urumva ko wabivuze kugira ngo nasange icuruza imyenda cyangwa isange muri industry y'imyenda. So ni kwa kundi umuntu yabaga yambaye umuntu yakubona akavuga bro ya wambaye t-shirt keza se, urumva gasanga uranje nakubwiye bro nubwo ari keza ariko byari nibyo babiza abanyeshuri zamani. Yego arakuntu umuntu yakundaga amafaranga yo mushaka kitako kundi gukora ku mafaranga cyane man. Cyo gero umuntu yazaga kubaza kabose nakabona ute atambwira bro uri kumwe n'umuplaga tu nakagohereza nta kibazo kabisa. Ni muri ubwo buryo. Ya kindi imyenda nibyo n'ubuzima bwanjye tu kuva kera tu. None se haba hari umuntu wenda wireferaho utuma ubikunda, cyangwa we ni umutima ubifitiye nyine kwa muri bati mfite urukundo rw'ikintu? Wenda hari abantu ba motive ariko ngewe n'urukundo rwanjye nyine tunarabikunze tu. Urebye mbere na mbere tu no kubikunda abantu ntago babura kabisa, ariko shaka kubikunda ndakeka ariyo ntero ya mbere tu. Urabona twese hano muri Gisenyi tu muri G-Town sibyo? Hari ukuntu bizwi ko nyine griffe yose ukeneye cyane noneho nka kera back in the days like 2010 15 sibyo gutyo
Kongo ikibasha kumena amabaro menshi y'imyenda, umuntu yabaga yareba umuhanzi akakubwira ngo urabona kuri Chris Brown yambaye zira grife ndazishaka, kandi bro wagigoma man ukazibona. Oya bro ntuvuye ngo nakera n'ubu ngubu. Okay, wenda nuko nge nakibamo cyane, ariko icyo gihe nziko byashobokaga kabisa. Umuntu akavuga ngo ndashaka kiriya cyangwe kandi ukakizana. Sharika abantu bazi Kongo ari Dubai ya Gisenyi kabisa. Urabona nk'ubu uyu munsi ahantu ibintu bigeze, abantu basigaye nyine bumva ko kwambara neza ari ikintu cy'ingenzi, nk'uko abantu basobanukiye ko no gutunga telefone imeze neza ari ikintu cy'ingenzi. Umuntu sometimes asigaye na kujudginga life yawe arebeye ukuntu wambaye cyangwa se phone utunze, urumva aho kugira nyine ngo akujudginge wenda bijyanye na account yawe ufite kuri bank, akareba outfit gusa agahita avuga ngo uyu muntu ashobora kuba ari umunyamujyi, ashobora kuba afite amafaranga, kandi wenda ntari kuntu kwikundira ibyango. Urumva outfit abantu basigaye bajudginga abantu bagendeye kuri outfit. Kandi nawe nabonye ufite website, sibyo? Ufite website yitwa Outfit Rwanda. Kubera icyo ari ryo zina wahisemo? Kubera izina rya Outfit Rwanda. So ndashaka intego yanjye ubundi ngewe no kubona abanyarwanda nyine tubona n'umuntu ukabona yambaye neza tu. By'umwihariko naho muri Gisenyi biranshimisha cyane kubona abaje nibwo n'umujene yambaye imyenda mwiza n'urucago. Ibintu mbibonye numva mwishimishije cyane kwa. Kubera ko ari hobby yawe. So none ibyo bintu rero njye nahisemo kuvuga ati kuki se byahura muri Gisenyi gusa umunyagisenyi wambaye neza, kuki bitaye u Rwanda rwose bitahagera kwa muri rusange, kuvuga ati niba uri Musanze wamariza ikintu cyiza tu, kuvuga ati nagaragare neza. So muri rusange uko ntabwo nkurira muri Gisenyi gusa, yego kongerageza no mu Rwanda hose kwa gerageza. Okay, nihuse waba utekereza kuzagira brand yawe Outfit Rwanda, ukagira nka logo ku buryo umuntu azajya abona umwenda akavuga ati uyu mwenda no muri Outfit Rwanda, nkuko tubona Kwesa tukavuga ati iyi jezi niyo muri Kwesa kuriya. Ujye ubitekereza kuzagira brand yawe ya Outfit Rwanda? Biri mu nzira kabisa, very soon kabisa murabona brand. Sure. Okay, tuzayikwishyuza mani nutubeshya tsap to you, twe tuzayikwishyuza tu, numva. Hanyuma dukomeje kuri ibyo bintu bya grief, urumva ushaka gukora zawe brand zawe zikwitirirwe iki, nawe ugira igihangano mani. Muri ibyo bintu ukunda ugiremo igihangano, ni iki wavuga kuri made in Rwanda? Ariko tubihuje, ntabwo ngende bijye muri made in Rwanda abantu benshi bazi ibitenge, tubihuje na Kwesa collection, tubihuje na motion. Ugize neza cyane. Ubundi kuri made in Rwanda, so abantu benshi ubu ngubu bazi ko made in Rwanda ari igitenge, ari ishati y'igitenge cyangwa iki. Yes. Ibintu babifata gutyo baracyari muri hasi inyuma tu, ntabwo baragera muri 2024 cyeka wakiri muri covid. Ujye kugerageza uzamura ijwi kugira ngo tuze kubasha kurushaho kumvikana. Ikindi numvaga utaransubiza fresh, urabona abantu twari tumenyereye fashion nyine bya made in Rwanda, ibintu by'ibitenge bidoze nyine bimeze ukuntu, ariko urabona nka Kwesa iriya brand yazanye ari kwambika Rayon Sport, sibyo? Yambara ni jezi umunyamujyi wese, umuntu wese wita umutabonera ashobora kwambara kandi akumva ari proud. Yo urebye imyenda ikorwa na motion. By the way, ko nabonye ufite, hari ifoto nabonye kuri Instagram yawe uri kumwe na founder wa Motions. Iriya foto wayifashe ryari, byagenze bite? Nyine iriya foto kugira ngo uyifate, nakubonye uri muri Motion, wari wagiye guhahiramo, wari wagiye kuhavisita nk'umuntu ushaka nawe gukora brand, byari bimeze bite cyangwa urimo kwitemberera tu? Urakoze. Iriya foto yafashwe muri 2023. Yafashwe muri 2023, yari kubw'impamvu ebyiri nagiye hari ahantu. Cyambere ko ari mu buryo bw'imikoranire na Moise ari we Motion. Ikindi no guhaha ko nkunda brand ya Motion. Ikindi cyari guhaha, so hari jacket naguze yo cyeka ni warabonye ku mafoto. Narayibonye. Iriya jacket wayiguze angahe nguciye mu jambo? Ko man Motion uramunigara henda tu akora ibintu okay.
he deserve the price he gives. Ariko nyine twebwe ku kintu ku byo dusanzwe tumenyereye tuba tubona hari ukuntu bihenze tu. Iriya jacket uyigura yari ihagaze amafaranga angahe? So iriya jacket nyigura ntabwo nayiguze mu gihe kuri motion ndayiguze. Uko wakufata ikintu ukahita wishyura, nayiguriye online. Nayiguze amadolari 180. Amadolari 180. Yifata nagiye ko yandi Kigali ndavuga se kuki najya gufata umuzigo wanjye kwa. Profit nahure na Moise tuganire business kwa. Murugo buryo. Okay. Nyine Djariru urabona ni mpamvu tuba turi gukora ibiganiro mana bari kugira ngo tumotivating n'abandi bantu bafite talent amenye ko nyine ikintu afitemo impano kirenze kuba just nyine cyama amafaranga ahubwo gishobora kumufungurira imiryango kikamukorera izindi connection kandi still zibyara amafaranga urumva umuntu nyine agatera imbere binyuze mu mpano ye ntibigarukire just kuvuga ngo okay ndi mfite talent ndi kwikora nkabona amafaranga ahubwo noneho bitume ugira izindi connection uhure n'abandi bantu muri ibyo bintu ukora ubigireho man wagukutera imbere sibyo wenda apari ya Moise nyiri motion nabahe bandi bantu mwahuye nabo basa naho bari big mu Rwanda kubera nyine business related nyine ukavuga twenda nahuye na kanaka kubera ko yari yakunze ibintu nkora bituma nyine mbasha guhura nawe iyo bitaba gucuruza ibyangwe gucuruza imyenda iyo bitaba fashion ntabwo nari guhura nawe apari ya Moise of course arimo undi umuntu byibuze umwe bazi umustar cyangwa umuntu uri big nyine mu gihugu public figure cyangwa se ukora mu nzego za leta nyine undi muntu mwahuye nyine uzwi ufite fame yadushobora kuko nabo tudahujwe n'imyenda ariko ku bizindi gahunda runaka ni nkande umushu minister Alyn mushiki wawo okay yabaye uzamurijwe bro kugira ngo tuze kumvikana cyangwa uzamura micro yawe gato yabaye ubu ndakeka ari ahagarariye niwe francophone ni umuyobozi mukuru wa francophone hanyuma Djariru mu bantu bazwi mu Rwanda noneho mu myidagaduro muri football mu muziki aba DJ nyine industry yose yabarimo umaze kwambika nkabangahe man abo wibuka bose batubwira wahe na shout out kurumva n'abakiriya bawe abantu umaze kwambika kabisa kwambika kari benshi se man gerageza ntago bose baza ariko aburi bwibuke man nyine ubahe shout out abakunda kugura cyane nyine abakiriya bose kandi abakiriya banjye bose n'abakiriya banjye so abakunda kugura ngiye bakunda kugura bose baragura ahubwo navuga abo ndi kwibuka bari kuri hafi tubwire abo wibuka man kugira ngo n'abantu baze kumva ko nyine wambika amazina akomeye so kwa kuri famille ikunzwe cyane muri kino gihugu Kimenyi na Muyango n'abantu Kimenyi na Muyango urabambika bafasha mbese mbahereza imyenda ntabwo mbambika ko bariyambika okay ikindi undi hari by the way hari foto muri bajya muri camp amavugo aheruka hari umukinnyi nambitse na haye imyenda ifoto ibani ya mbere kwa okay turaza kwishyiramo abantu bayirebe ya mugenzi bienvenue ejo bundi bari muri call up ya Ekipe nationale yo kwitegura imikino ya gishuti niho wamwambitse full outfit kabisa outfit rwanda cyakoze bro congratulations man kuko ira foto iri mafoto yakoreshejwe ku binyamakuru byinshi arakuvuga ngo duruka abakinyi bambara kabisa ba nationale bitabiriye call up ya Ekipe nationale kandi ira foto yarakoreshejwe byatari ngenda soma mu kazi buri kanya mandi kuri internet nzenguruka ibinyamakuru bitandukanye za YouTube zahe man narabibonye kira foto yakoreshejwe nanjye ndavuga ati se mugenzi ko mugenzi twariganye man tronco mesinia 3 kabisa of course nk'umunyagisenyi ntabwo yakwibirira akantu k'ibyangwe ariko ntabwo iri level nayo mukekagaho kabisa ambabarire man none se uretse wenda mu Rwanda ni handi hantu wohereza nyine product zawe urumva mu Rwanda za Musanze Kigali aho umuntu yaba ari hose yakunze ibintu byawe binyuze kuri WhatsApp cyangwa kuri website yawe cyangwa kuri connection yakuye ku bandi bantu ubasha kumuhereza ushobora kumwambika nyine kumuha imyenda ahandi hantu ugurisha imyenda ni
ngira ngo ubu ngubu ahantu ndi gukorera cyane mbese ahantu imyenda mbese nkora delivery binyoroheye ubu ngubu kuri iki gihe hari Canada ntabwo byabura kuko hariyo abanyagisenyi benshi, hariyo abanyarwanda benshi bari kugenda ku maviza yo kwiga, ntabwo byabura. hari USA hakaza no muri Ghana mfite abakiriya banjye benshi cyane. Bro fresh dollar niyo mpamvu usigaye duhenda twebwe, tusigaye targeting international market kabisa. Ubundi umuntu uvuga ko mpenda shaho ntabwo ari umukiriya wanjye tu ko umukiriya wanjye bazi product zanjye ntabwo yirirwa kabisa, ababona ko nyine bikwiriye product n'amafaranga muciye bimacinga kabisa. None se bro, urabona ni gute wagize idea man yo gutegura hano? Ndimo kubona amafoto y'umwami, urana umwami ni Rwabugiri ntabwo umuzi? Ntabwo ndi kumwibuka man, birancitse, ariko ndi kubona amafoto, ndi kubona nyine harateguye fresh, hameze neza. Turaza wenda gukora aga short video tuze kukashyiramo hano abantu baze kukareba, ariko urabona ko man mu rugo nyine shacya uri umunyacyangwe bro. Ahantu hose umuntu araga ku masocks, akaga ku nkweto, akaga ku ma flat cap, akaga ku ma vest, akaga ku ma jeans, nyine biragaragara ko ari byo man. Kandi bro nakubwira ngo ibintu byo byawe man wa tryinga n'ibindi, kubera ko utari ya nyamaswa nyine bavuze yananiye imibiri ibiri, urumva? Ariko nyine hari ikintu kiba kiri primary man kabisa. Nawe nakugira inama yo kubigumamo no gukomeza man kubyagura, sibyo? Ariko ni gute wagize idea nyine yo kudekora hano gutya ko man harasa neza byatari? Urakoze cyane. Bona umwanya wo kujya gusari, mbwira man ni gute wagize idea yo kudekora hano gutya ko man harasa neza, to be honest? Urakoze cyane nyine gusa ariko urasa neza man. Uzi ikintu nzi cyo hari ukuntu ushaka gukora ibintu byawe ariko ukavuga ngo maze gukora nka 20%, ku buryo umuntu yaje akakubwira ngo ibintu ni byiza, uwo bijyanye man n'ibyifuzo byawe ubona nta hano na hato uragera. Gusa man uko byamera kose hano habora hadekoye neza, mbona abantu benshi baza gufata imyenda yabo hano bahifotoreza, ukabona video zavuyemo neza. Wahadekoye gute bro? Sinzi, nkunda imideri kwa imideri noneho nkayivanga na art. Nkunda amatablo. Biragaragara ufitemo amatablo menshi kabisa, arimo kugaragara. Urumva nabanje nashira y'intebe kwa sinzi ikintu nashirije mu kuje cyagaragara neza. No dutablo zari nyinshi nyina zihindura harimo n'indabo. Yego, so urabona mbese nkunda kureba ahantu ari hasa neza kwa. Biragaragara kuko urebye uburyo hameze wagira ngo ni nk'umuntu nyine wabihuguriwe waje kabisa aravuga ngo mu mwanya ngutegurire shawo ngiye nyine kabisa. None se Djariru man, turi gusatira umusozo, ariko hari akantu nshakaga kukubaza. Urabona muri iyi minsi mu binyamakuru byo mu Rwanda hari deba nyine ivuga ngo abasitari bo mu Rwanda ntago bazi kwambara. Abasitari bo mu Rwanda, noneho nabonye Bruce Melody stage yagiyeho yambaye ejo bundi muri Good Morning America. Man muze kubireba, nanjye nubwo mfa na Bruce ntakunda no gukritika ibintu bibi cyane, ariko nanjye yarantengushye. Urabona uburyo shagi vibe bafite, style aba yambaye, ukagira ngo niwe mwana man kuri Bruce Melody. Bruce Melody yambaye ibintu by'amatisi, inkweto zimeze ukuntu z'amacongo, nyine man ubona ko atari ibintu by'umusitari byo gutwara kuri stage to. Wowe commentaire yawe ku bahanzi babiri Bruce Melody na The Ben ku myambaro, ko nabonye bavuga ngo The Ben yambara ngo nk'umubouncer man, commentaire kuri bari abasitari bacu nyine ni yihe wowe man? Ikintu cya mbere nabivugaho, so nabona ko batazi kwambara, sibyo? Ahubwo ahanini na tayi zabo ntabwo bambara imyenda iberanye na tayi zabo, so bose afite ibigango nyine barabyinshi ukuntu, sibyo kabisa. So ugasanga umwe hari ibyo bambara ugasanga biri too much. So ahanini navuga ko ntago bahanzi bundi yajya muri studio ngo kwandikira indirimbo nziza no kumyambara, so ahanini bifira muri management zabo kabisa. Mbibona iyo afite umwanya arara muri studio gushaka ari kwandika ari recordinga, ntago arajya muri shop ajya gushaka imyenda kameme. Management niho bipfira kwa
barabona ntacyo nabavugaho. Icyo navuga cyo ni kimwe na Bruce Melody kabisa nyine n'umufana we yifuza kuzamwambika. Okay. Icyo kibazo cyari mu bibazo nari bukubaza. Wenda ubwo umuvuze of course ntabwo ari wenyine bro, tubwire nk'abantu wumva wifuza kwambika mu Rwanda ariko ugerageze kubahiriza gender balance, utubwire abagabo nka 3, tubwire n'abagore nka 3, abantu nyine uburebe ukavuga ati nifuza kuzabambika. Shangira ngo Bruce Melody arimo amutubwiye. Bruce Melody namuvuze. Yego. Ndi umuntu mbona nkabona yana taye kabisa nkurikije uburyo ameze nk'ubu kabisa. Wamwambika kikamurenga. Burya Juno afite agataye nyine kaberwa to niko atazi bakabyaza umusaruro. Juno kizigenza. Buri irata ya Juno iraberwa? Iraberwa. Ndata iraberwa. Ndinde yo kubihakana katari ibintu byanyigiye. Undi muntu ugerageza kwambara neza nifuza kwambika mu bakobwa nkuko bavuze tugire gender balance. Undi muntu Alyn Sano. Ariko ukunda kwambika abamanike abantu bananutse? Si ukuvuga ngo abantu bananutse ahubwo nyine nibo baberwa cyangwa niyo fashion igezweho? Ndakeka ariyo fashion igezweho. Alyn Sano. Undi Alyn Sano mama utera amahirwe nka kwambika ko nabishobora. Na Knowless ubona bamwambika? Namwambika kabisa. Kubona ndakunda ibintu bya gistari cyane, wamujyanira ibintu bijyanye biri class kabisa. Biri class. Okay. Ntabwo tubizi wenda niba iyi video ishobora kumugeraho ariko we never know. Anytime aba bantu bose uvuze baguha chance bro, kuko man bambika abantu benshi ahubwo wavuze bake, ariko nanjye uko mbizi nzi ko hari inkweto wari ugiye kungurisha by the way. Nje kwifata urambwira ngo Pierre Kimire Sport ngo wayohereje Pierre Kigali ewa. Navuga bari yagukubiye nyine kuko icyo gihe bari bameze fresh. Sinabitinda ujeri wambika abantu benshi ariko wavuze bakeya, ndakeka ntago bose wenda wasubibuka. Rurani nk'urugero waduhaye. Hanyuma apari yabo bantu bifuza kwambika nuhe mustari wo mu Rwanda uraduhereza ingero wumva zibu kubangukire nka 2 cyangwa 3 wambara nyine ukabikunda nyine wowe nk'umuntu usobanukira ibintu byo kwambara cyangwa se ubikunda nabikora ubimazemo igihe, nuhe nabahe bantu bambara ukabikunda? So navuga ubundi umuhanzi ndakeka ubu ngubu basi kwisiga bivanga nawe nde Davis ukuntu yambaraga akabona kabisa kabirimo neza. Davis yaragukomaganye ubona ko ari umungo wo mu biryogo nyine kabisa. Niba yarimutse simbi azatubwira. Undi muntu mu basista wambara nyine man ukabona ko yagukomye tu basista. Kutubye Davis kandi tugomba gukora gender balance kugira no mu bakobwa. Niba nawe kandi tubyira uti nawe Shamasiti nasaba gutekereza cyane tu. Bigaragara ko nyine bigoranye abakobwa bo mu Rwanda kabisa, ntago bagukonfirma tu. Wapi ukurumva ugeranyije ubustari baba bariho bevo baba bafite fame baba bafite n'uburyo babambara ubona wapi kabisa. None se Djariru kusobanuka ibintu bya fashion sibyo n'ama brand mu myenda, ni iyihe brand yawe ubundi ukunda kurusha izindi zose? Ndabona ku nkweto wambaye Balenciaga, socks wambaye Adidas, ikoti ni Balenciaga style. Yaba ariyo grife yawe cyangwa nuko just wari wategeye kwambara gutyo? Hakaba hari indi nyine brand umva nyine ukunze kurusha izindi zose ko zabaye nyinshi, ariko iyawe nk'umuntu uba mu myenda ukunda cyane ni ubundi abantu banzi cyangwa se aho twirirwa na inshuti zanjye banyita Mr. Elvi nkunda Louis Vuitton. Ushaka kutayibonye gusa ni Louis Vuitton kabisa, ntabwo yabura ku mubiri wanjye. Okay. Hanyuma mu myenda nawe utunze myinshi koko ni myinshi ndi kuyibona wisegura imyenda ugarara ku myenda. Mu myenda utunze umwenda ufite waguhenze man wawuguza ngahe? Uratubwira se ni ipantaro, ni t-shirt,
ni sweat, ni uratubwira icyo ari cyo cyose tu umwenda utunze ariko waguze amafaranga menshi ukavuga ati hano kabisa ndayasohoye. sinzi niba nakubwira igiciro cyangwa niba nakwereka, kuko kuvuga igiciro abavuga ati ese turimo nawe urayizi. Ariko man, don't give a shit. Ubihakana bihakane wowe sibyo. Tubwire bro, tubwire uvuga ati wenda uyu mwenda nawuguze aya mafaranga. Ko bro uri umuntu ukunda imyenda cyane man, niyo mpamvu nanagutekerejeho kugira ngo nze tubiganire ibi biboro sibyo. Ikindi cya kabiri, uri umuntu wahahiye muri motion, ntabwo ari amagambo. Si rimwe njye nakubonye incuro ebyiri wambaye product zo muri motion n'amafoto urafite uriyo, nta muntu rero byatangaza. Kandi ku kintu ukunda tuzi ko nyine amataguranwa itabi. Watubwira iyo boro waguze amafaranga menshi ukatubwira nyine nangahe. So nkuko wabivuze ni ikoti rya Louis Vuitton. Igiciro ko ndi kumva atari ngombwa kukimenyesha mu kiganiro. Urumva atari fresh? Urarifite uritwereke? Urarifite? Uraza kuritwereka. Nta kibazo. Okay. Hanyuma tugiye ku makeci, niyo nkweto wambaye man yantunguye byatari ngewe ubona idasanzwe kabisa. Iyo nkweto wambaye ntabwo isanzwe bro. Iyi nkweto se ni Balenciaga? Ni Balenciaga 2024. C'est 2024? For real? Yeah. Man, nibyo navugaga nyine icyo umuntu akunda amata aguranwa itabi. Hanyuma inkweto ufite yo yaguhenze se? Inkweto? Shani nambaye nkubu. Niyo wambaye ya wa mugani, niyo latest version muzi ufite hano serie ya 2024. Yes. Yeah. Hanyuma Djari man, tugiye gusoza. Wakoze nyine kuduha ikiganiro, ariko of course ntago wabura nawe ikintu tubwira cyangwa se inama uhereza abandi bajene bagufataho nk'icyitegererezo, cyangwa se bakunda ibintu ukora nk'abantu bagukunda abafana bawe. Kurabizi nanjye mbikubwira kenshi man, niyo ushatse kubijyamo. By the way, wigeze kujya mu bintu bya trading bya cryptocurrency? Sinzi ko wabivuyemo, sinzi ko cyubirimo. Ndacyabirimo. Ariko bira biboro ntabwo bigomba gutuma man ureka impano. Buriya man, impano yawe ejo bundi ushobora kubivamo, nyuma ya hakazaza abandi bana babikora nabi, agahinda kakakwica bro. Sebyo niyo mpamvu ugomba kubigumamo ako kazi kandi, cyangwa se iyo business yindi ushaka kujyamo. Wenda ni inama ndi kuguha, ukabikora ari nk'amahitamo ya kabiri, ariko ukaguma mu bintu byawe abantu bakubwira ko nyine ari byo byawe. Sebyo none niye nama wohereza ku bandi bantu batangiye ubu ngubu batangiye gukora business nk'iyawe, cyangwa se babikunda ariko bataratangira kubikora? Inama wabagira ni iyi? Inama nabagira, so buri nambere ni ukubikunda. Kubikunda. Icya kabiri, ntabwo ntukaze myenda utabikunda ushaka amafaranga. Nyandi ucika intege ugasanga urugero nk'ikoti wariguze wariranguye nk'amadolari nka 30, nko muri Congo uraranye amadolari 30, usange hahandi ngushaka ngo urataguza amadolari 50, gutyo n'umubura ngo usange ngo uritesha agaciro ugurishe munsi yo wariguze. Ibyo nagura abo bikunze aho ushaka amafaranga. So nk'urugero nshobora kuba mfite nk'ikoti abantu nkayibika ahangaha nkitaye kuvuga ati kuri reba bikaba binshimisha kushwaho amafaranga kubera ko mbikunze. Kubera ko bikunze bigatuma utazavuga ngo umukiriya yabuze reka ndihombye. Donc ukazategereza right time n'umukiriya wa nyawe muhuje feelings nawe uzarikunda. Ubwo no kuvuga ngo ku bajene bari gutangira ibi bintu, niba ubonye ikintu ari cyiza, product umwenda runaka ari mwiza, ugure no matter what, byanze bikunze uzabona donc umuntu ugura kandi akungura. Nta mwenda ubura nyirawo. Umwenda ugira umukiriya wawe. Okay. Hanyuma hari akaririmbo Shari yigeze gukora kavuga ngo zunguzayi ndimo ndazunguza ku kantu ko kuba kuriya umuntu aba deliveringa ajya kwataka abakiriya ku masoko ahantu agiye atandukanye. Bari abantu wambika bakora mu mabanki, bakora mu office agiye atandukanye,
baba bari ku mahoteli atandukanye kuriya mane kari agatigito wakavugaho iki mane? Shaka ari agatigito se buriya ntabwo kigakorwa ubu ngubu, ntabwo kigakorwa kubera ko ubu ngubu hari website, ikindi hano hafite home studio nyine shop studio. Umuntu ashobora kuza agacekingira, ntabwo ashobora kuza ko kugira ngo uhagere ni uko ufite appointment nyine tu, ntabwo ari ugupfa kuza kabisa ko ari social media. Urandika cyangwa se wowe ushaka ikintu ukagita nka commande cyaboneka, ubona kubirize kugifata cyangwa se nkagereza umuntu akakikuzanya cyangwa umutari mfite ko mfite uburyo bwinshi cyakugeraho kwa. Okay, hanyuma Djariru wanatubwira amazina ukoresha kuri Instagram, Snapchat, kugira ngo wenda n'umuntu uri buze gukenera ko wamwambika aze kuhanyarukira nyine muvugane, niba hariho na nimero za telefone zitubwire, na zitariho turaza kuzishyiramo hano muri description, n'izo social media zawe zose, ku buryo na YouTube channel yawe wigishirizaho abantu kwambara bijyanye n'ahantu umuntu agiye, byose turaza kwishyira kugira ngo bagusure bakwigireho, n'abakeneye kubambika why not bakwandikire baze kugira social media zawe. Waba uzihuza n'akazi ukora cyangwa zo zirapati y'akazi kawe, cyangwa uko wenda ari nyinshi zitandukanye uzikorera ibintu bitandukanye? So kubera ko ntabwo zimaze igihe, ko zimaze nk'umwaka n'igice zitangiye nyinshi, uretse yanjye nkorera ko na science nkoresha iri person. Ubu nsigerageza kuzihuza kugira ngo byibuze abantu biborohereye kugeraho. So iyanjye bwite ni izina bisanzwe Djariru bisanzwe ya business Outfit Rwanda. Donc ufite konti ebyiri kuri Instagram, hari Djariru hakaba na Outfit Rwanda, hakaba na website ya www.outfitrwanda.com. Okay, ndumva rero twasoza, time is up. Wakoze kuduha ikiganiro bro, niba hari ijambo ushaka kutubwira cyangwa se niba wumva watoboye nari bitwasoza simbizi to. Icyo nababwira ni kimwe tu, subscribe ya man. Muri Canada, Amerika, n'abakiriya bawe bose kabisa, Kigali, Musanze, ndabasuhuje cyane kabisa. Goma barambwiye ngo uri umustar ukomeye byatari nge wambutse ngo ntabwo biba byoroshye mu isoko se, gerageza tu umuntu agerageza kubikontrola. Okay, turashoje, sign out. Nkuko umutumirwa twari dufite uyu munsi babwiye tuze gukora subscribe. Iyi ni YouTube channel igiye kuzajya ikwereka abantu bafite talent cyangwa se bakora ibintu bitandukanye mu mujyi wa Gisenyi. Niba ushaka kureba talent zihari wajya unyura kuri YouTube channel, tugiye kuzajya tuzana abantu benshi. Nkuko Djariru bivuze amaze umwaka n'igice atangiye gukora ku mbuga nkoranyambaga cyane bijyanye na business ye. Natwe ntabwo turacyari bashyashya, mu dusapotinge mu dushyigikire, nyaboneka nyine ntunyure udakoze subscribe una liking, kuko ndakeka byari byiza. Niba hari na comment, inyunganizi cyangwa se ikibazo ushaka kubaza Djariru wakimubariza hano, cyangwa se ukajya muri description ukajya kuri account ze ukaza kukimubaza. Mwakoze cyane, we sign out. Imana ibarinde.